Pi is on the hype, is on the rise. Irimo irazamuka cyane. Ejo bundi twayibonye iri kuri 0.5. Yahamaze igihe yanazamuka hagati kajya kuri 0.6. Ariko ubu ndimo gukora ikiganiro Pi iri kuri 1.6 kandi irakomeza kuzamuka ndetse igera ku madolari 3 ibe yanarengaho. Tugiye kuganira kuri zimwe mu mpamvu mu by'ukuri ziri gutuma iyi Pi irushaho kuzamuka kandi kabizakomeza kuzamuka mu minsi iri imbere. Iyi ni menya XYZ naho ngewe ndi mwami nk'ibisanzwe. Reka dutangire. Impamvu ya mbere ni abakire benshi whales barimo kugura Pi. Ejo bundi twagiye tubona kuri blockchain ya Pi umuntu mwaguze Pi zisaga miliyoni 70. Abantu barikanga bati ibi ni ibiki? Pi icyo gihe ritangiye kuzamuka, abantu kuri social media ziganjemo X naho hatangwa amakuru ashyushye nemeze neza ya Pi baravuga bati iyi ni intangiriro Pi ahubwo nibwo igiye kuzamuka. Ndakeka abantu benshi n'abakora trading yaba future ndetse na sport barabifatiranye, ntekereza ko ubu barimo gusmilinga, barimo barakuramo amafaranga cyane. Ese where ni iki? Where ni abantu b'abashoramari bafite amafaranga menshi, abenshi babita big fish cyangwa big boys. Abo ngabo bari mu bagena mu gukontrola isoko n'uburyo isoko rimanuka cyangwa rizamuka. Ku muntu rero umwe aguze Pi zirenga miliyoni 70 ni ikintu gihambaye kidasanzwe. Byatumye abantu bibaza bati ese ni iki kigiye kuba? Gute umuntu umwe yagura miliyoni 70 za Pi akabigura kanya kamwe rimwe gusa abikuye kuri OKX? Mbere yaho gato hari undi n'ubundi wari waguze miliyoni 20 za Pi. Abantu nabwo bari bikanze bati uyu se ni ibiki? Ariko byose bishyira ku makuru yari ahari ndetse n'ubu ngubu ahari atuma Pi ikomeza kuzamuka cyane ku buryo buhambaye. Iyo ni impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri ni ibihuha by'uko Binance ishobora kulistinga Pi vuba ahangaha, kandi bigenda bivugwa hirya no hino. Ibihuha ntibifite amakuru, ariko na Binance ntiyigeze inabinyomoza, ntiyigeze inavuga ko itazalistinga Pi kuko yakoresha amatora kuri Binance Square. Aba Binanceans benshi bemeza ko Pi igomba kuba listed kuri Binance kuko yatowe ko igomba kulistingwa ku kiro cya 87%. Urumva community ya Binance yarishyigikiye ko Pi yaba listed kuri Binance, ariko Binance yaracecetse na n'ubu yakomeje guceceka, ntacyo ibishatse kubivugaho. Guceceka gusa ntibivuze ko Binance umunsi umwe itazalistinga Pi, ahubwo icyo gihirahiro nicyo abantu bibaza bati se ni ukubera iki Pi itaba listed? Ariko nk'uko twabisesenguye mu biganiro byacu, igisubizo ni kimwe, ni ukugira ngo Pi babashe kuba bazigura, bazitoragure mu bantu zikiri ku giciro cyo hasi. Kuko Pi niba yamaze kuzamuka iri hejuru y'amadolari 10, ndakurahiye Binance izayilistinga. Bityo babandi bazigurishije nibyo wayigurisha ukagira ibibazo ukemura bimwe runaka, ariko icyo gihe bazaba batazifite bazireba ahubwo banazihenze. No kwicuza niko uzabaho kuko uwagurishije uwo ari we wese byibuze hari izo azaba afite. So icyo gihe rero cya listing kuri Binance nicyo kiri ku mwanya wa kabiri mu gutuma Pi coin izamuka. Ikindi kintu kinakomeye kiri ku mwanya wa gatatu ni consensus 2025. Consensus ya 2025 ni inama iba ngarukamwaka. Iyo mwaka yiswe 2025 birumvikana bijyanye n'umwaka turimo, ariko ni inama itegurwa na CoinDesk, ni ikinyamakuru gikomeye cyandika ku bintu bya cryptocurrencies cyane. Iyi nama rero izabera i Toronto muri Canada kuva kuri 14 kugera kuri 16 z'ukwezi kwa gatanu. Ibyo ubwabyo nta kintu byabivuze ngo hazaba consensus, ahubwo igifite igisobanuro cyane kinahambaye nuko Pi Network ariyo official sponsor w'CoinDesk, niyo yateye inkunga consensus y'uyu mwaka. Nk'aho ibyo bidahagije, Dr. Nicolas Kokkalis, founder wa Pi, muri iyo nama niwe uzaba ari keynote speaker cyangwa niwe
uzagaragaza cyangwa uzavuga, twavuga ijambo nyamukuru nk'umutumirwa mu bantu bose bazabitabiriye consensus 2025. Ibyo nabyo ayo makuru akaba meza mugahayipinga no kuzamura igiciro cya payi. Ese kubera iki? Kubera ko consensus 2025 izaba irimo abantu bakomeye baturutse hirya no hino ku isi bamenyereye ibintu by'amakrypto, ama-exchange atandukanye ndetse na Web3 muri rusange. Ni inama igaruka kuri ibyo ngibyo byose. Uhagarariye Binance, Coinbase n'andi makrypto atandukanye, abantu benshi bashora imari muri Web3 ndetse bafite ibikorwa bifatika bashaka gushyira muri Web3, bose bazaba bitabiriye iyo nama. Ni inama rero bavuga ko izaba yitabiriwe n'ibihumbi birenga 20 by'abantu bavuye hirya no hino ku isi, baba ari abikorera birumvikana bashaka ahantu bashora imari, n'abikorera n'abashoramari. Ikindi, abantu bafite impano yo gukora ama application atandukanye yaraningirwa kuri blockchain mu buryo bwa Web3, aba developers bazaba bitabiriye birumvikana. Hazaba hari n'amadelegation atandukanye avuye mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi n'ibinyamakuru bitandukanye. Rero nabyo kuba Dr. Nicolas azafitemo ijambo rikomeye nawe uzatanga ijambo nyamukuru, urumva n'ibinyamakuru byirengagije Mainnet icyari cyo, so bizaboneraho umwanya noneho kuyandika, kuyigaragaza, ndetse bitewe n'ibyo Dr. Nicolas Kokkalis azavugiramo bizatanga indi shusho idasanzwe ku bukungu bushingiye kuri cryptocurrency, kandi crypto ifitwe n'abantu bose, rubanda nyamwinshi, haba umukene ndetse no kugeza ku mukire. Dukomeje ku mwanya wa gatatu, impamvu ya gatatu ni Pi ecosystem announcement izaba kuri 14 z'ukwa gatanu 2015. So ni coincidence, ni ibikorwa bibiri byahuriranye, niko twabivuga. So ejo bundi twabonye muri screens zacu ku matelefone tubona ko team yashizemo ngo Pi ecosystem announcement, no kubwira abapioneer ngo get ready, mwitegura itangazo tugiye gushyiraho kuri 14 z'uko kwa gatanu, rizaba rivuga rinasobanura rinatanga imirongo yose igezweho ku bijyanye na ecosystem ya Pi. Ese yo tuvuze ecosystem ya Pi ni iki? Ecosystem ya Pi ni ikintu cyose gifite aho gihuriye na Pi. Harimo ecosystem ya mbere ni community birumvikana, akaba ari nayo cryptocurrency cyangwa umushinga wa crypto ufite community mu mateka y'isi ingana itya. Ikindi nari amadabs atandukanye, ama decentralized applications azabaningirwaho services z'ubucuruzi, services zitandukanye abantu bakenera mu buzima, iz'ubuvuzi, services z'uburezi, mbese mu buzima bwose, mu nguni yose y'ubuzima hari app izaba itanga service imwe cyangwa indi umupioneer azaba hirya no hino ku isi azakenera. Uko gutangaza rero ko hagiye kubaho itangazo rijyanye na Pi ecosystem, noneho n'uruhurirane rwa consensus, rumva ni events ebyiri zihuriranye. Imwe ni ya CoinDesk yiga ku hazaza ha cryptocurrencies na Web3, izaba yatumimo Pi, Dr. Nicolas founder nka keynote speaker. Keynote speaker ni umuntu uburenze, reka mbivuge gutyo, ni umuntu ubudasanzwe, ni wo muntu isi ibihanze amaso mu nama runaka, kandi biranakwiyereka imuhanga amaso kuko yakoze ibintu bidasanzwe. Impamvu abantu bose bakoze ama cryptocurrencies atandukanye bayakoze nyine nk'amafaranga agomba gucuruzwa, akaba yanakwifashishwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko Dr. Nicolas yakoze crypto ayikoreye rubanda. Icyo ni kimwe, si ukora crypto gusa, ahubwo yakoze crypto anayubakira amasoko, ku buryo mbese ayubakira icyo crypto izakoreshwa, atari crypto izaba listed ku ma exchange gusa, ahubwo ari na crypto izabikora muri real life, igateza imbere ubuzima bw'umupioneer. So ibyo bintu rero biri gutuma cyane rwose Pi ikomeza kuzamuka cyane. Indi mpamvu rero nayo ikomeye
niyo payi ecosystem twavugaga. Twabonye ko hari amadapsi abiri yamaze kwemezwa. Iya mbere yabaye verified bidasubirwaho ni fruit pie, it's a game, ni gaming application ni nziza, iri muri Mainnet kandi iri verified. Twabonye n'indi app nubwo nayo iri muri Mainnet ariko nubwo itarahabwa ikirango nka verified, ariko biratanga umuburo ko ama app menshi ageze ahantu heza. Ni mpamvu abantu bakira kuri itangazo ryo rijyanye na Pi ecosystem rizaba rihatse byinshi, navuga byinshi, ndetse na integration ya ecosystem na Pi bigatangira bigakora, abantu bagahaha. Nuko kugeza ubu hari ama app yamaze kuza ibisabwa, nubwo muri ecosystem kuba team itaraya verifyinga, ni nabyo irimo gutegura, nabyo irimo guteguza aba pioneers bamenye ikiri kujya mbere ku buryo bazazi verifyinga. Hari n'itangazo rigena uko byose bigiye gukoreshwa. Tukaba twavuga ngo rero Pi n'isi, Pi irakomeza izamuke. Wowe wumvaga ko bidashoboka, abantu bari barabaye debute bumva ibintu bya Pi barabivuyeho, ngo coin yasohokeye ku madolari angahe ikagera kuri 3 ikaba iri kuri 0 bingahe. Abantu bari bagezaho bamwe bavuga bati n'ubundi gutegereza ishobora no gukomeza kamanuka. Oya, ahubwo igomba gukomeza gatumbagira, kandi Pi ecosystem izatuma Pi igera ku kintu kidasanzwe, ko bamwe bavuga ko mu gihe gito Pi ishobora no kuzajya no ku madolari 100. Ibyo ni ibivugwa, ariko bitewe n'ibizatangazwa, bitewe na ecosystem ishobora kuzajya hanze mu buryo butarambiranye, rwose nta kabuza ko ufite Pi wumva ko ufite umutungo. Gusa uwo mutungo nubwo wumva ko ufite, ariko ugomba kugarda, ukawurinda, kuko ari ikintu gikomeye ufite, ukazabasha kubyaza umusaruro igihe cya nyacyo kigeze, amasoko ya nyayo yatangiye gukora. So nizo mpamvu rero nagira ngo tuganire n'impamvu Pi ubu iri gukomeza kuzamuka. Sinafite Pi gusa, kuko n'abakeneye kuzigura ushobora kuzigura kubera inyungu. Urugero, nk'umuntu waziguze ejo bundi Pi iri kuri 0.5, 0.6, ubu ikaba iri kuri 1 bingahe. Urumva imaze kwikuba inshuro 3. Niba yashoyemo nk'amadolari ye 10, amaze kuba 30, of course. Niba yashoye amadolari 100, amaze kuba amadolari 300. So kandi igiye gukomeza izamuke ndetse izageza kuri Pi day ya kabiri 28 z'ukwa 6 Pi ikizamuka. Kandi icyo giheho ecosystem ivugwa ko izaba yatangiye gukora, amasoko azaba ari live, n'ama companies amwe yabaye yaretse ngo arebe se ibintu biraganisha he, nayo azaba yatangiye gukora. N'iriya Pi auction noneho izaba irangiye, ibigo mpuzamahanga, aya ma website akomeye nayo yatangiye gushyira service yayo muri web3, aba pioneer cyangwa se nabo basaba ko bakwishyurwa mu buryo bwa Pi. So Pi isi yose izayikenera, Pi izahenda. Nihenda rero nibwo agaciro kayo kazazamuka. Nibyo nagira ngo tuganire muri uyu munsi. Murakoze.